Si ubwa mbere wumvise ijambo umwijima, liver cyangwa se foie mu ndimi z'amahanga. Ariko se wari uzi ko umwijima ariyo nyama nini iri imbere mu mubiri wawe? Umwijima upima hagati y'ikiro n'amagarama 200 n'ikiro n'amagarama 500 ku muntu mukuru. Ariko kandi ufite uburebure bwa santimetero hagati ya 15 na 20, mu gihe ubugari bwawo ari santimetero hagati y'10 na santimetero 15. Nyemerera untize umwanya maze nkubwire akamaro k'umwijima, uburyo ushobora kwangirika, ariko kandi nkugire n'inama y'uko ushobora kuwubungabunga. Umwijima ni urugingo rukomeye rufasha mu gutunganya amaraso, kubika intungamubiri no kurinda umubiri wacu ibyawugirira nabi. Umwijima kandi akazi kawo kibanze ni ukuyungurura ndetse no kuvana imyanda ya toxine mu maraso, kuringaniza ingufu mu mubiri wawe, gukora proteine z'ingenzi ndetse n'amatembabuzi afasha igogora mu gifu hamwe n'imikorere y'amara, ndetse kandi umwijima ukabika intungamubiri z'ingenzi. Ushatse, umwijima wawe ufata nk'uruganda rucunga umubiri wose, cyangwa se nk'akayunguruzo karinda ibibi gutembera mu mubiri wawe. None se ni nk'ibiki byakwangiza umwijima wawe cyangwa umwijima wanjye? Aha twavuga indwara nka hepatite B na C, gufata imiti nabi cyangwa se imiti irenze urugero, imirire mibi nko gufata amafunguro arimo amavuta menshi, umubyibuho ukabije, kunywa inzoga birengeje urugero ndetse n'ibindi byinshi. None se ni inzoga zingana iki zishobora kwangiza umwijima wanjye? Abahanga mu buzima ku isi yose bemeza ko inzoga zigira ingaruka ku mwijima. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko nta gipimo cy'inzoga cyizewe 100%, kuko nkeya cyangwa nyinshi zose zishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Ikigo cy'ubuzima cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Centers for Disease Control and Prevention kivuga ko ku rwego mpuzamahanga kutarenza urugero rw'inzoga unywa ari igihe unyoye icupa rimwe rya byeri rifite 5% ya alcohol, waba unywa wine nturenze ikirahure gito kimwe, kuri wine nayo itarengeje 12% ya alcohol, naho ku banywa liqueur bo ngo ntibarenza agashoti kamwe kuzifite igipimo cya alcohol ya 40%. Icyakora ni ngombwa kumenya ko gukurikiza ibi bipimo bitemeza umutekano wuzuye, kuko uko umuntu arushaho kunywa inzoga nyinshi niko ibyago byo kugira ingaruka mbi ku buzima bwawe byiyongera. Nko ku bagore burya umubiri wabo utunganya inzoga buhoro buhoro, bikaba byatuma zitinda mu mwijima, kandi uko zihatinda niko zirushaho kuwangiza, mu gihe ku bagabo ho byihuta. Ubwo kandi wasanga uvuze ko ubwo utanywa inzoga ukaba winywera fanta, imitobe itandukanye cyangwa se n'icyayi kirimo agasukari gahagije nta kibazo uzagira. Reka da! Ubushakashatsi bwakozwe na Clinical Gastro and Hepatology yo muri Amerika bwerekana ko ibinyobwa birimo isukari nyinshi bishobora gutuma ibinure byirundanya ku mwijima, bikaba byateza indwara izwi nka fatty liver nubwo umuntu yaba atanywa inzoga. Ariko nanone mwibuke ko byose nyine biterwa n'uko umubiri umeze. Izindi ndwara waba ufite zihuca intege, ibindi urya birushya umwijima, mbese ni byinshi, si ikintu kimwe gusa imikorere y'umubiri wacu burya ushingiraho. Niyo mpamvu dukwiye kwitwararika. Iyo ugize ibyago rero umwijima wawe ugahungabana, uba ushobora kubyimba, kurwara indwara ya cirrhose, aho umwijima wawe uhinduka nk'igikatsi ntuba ukibashije gukora neza akazi kawo, indwara ya kanseri y'umwijima ndetse n'izindi ndwara zinyuranye zibasira umwijima wacu. None se twabigenza dute ngo tugabanye ibyago byatuma umwijima wacu ujya mu kaga? Icya mbere, fata indyo yuzuye irimo imboga n'imbuto ndetse n'ibiryo bidafite amavuta menshi. Irinde gufata imiti uko wishakiye. Buri gihe jya ugisha inama umuganga kandi ukurikiza amabwiriza aba yaguhaye mu gihe hari imiti yakwandikiye. Irinde indwara zandurira mu maraso nka hepatite B na C, wibuke kuzipimisha ndetse no kuzikingiza kare. Gerageza kandi kutanywa inzoga cyangwa se nunazinywa nturenze urugero. Ibuka no gukora imyitozo ngororamubiri, kuko burya ifasha cyane mu kugabanya ibinure ndetse no kurinda umwijima. Ngayo nguko rero, niba wabanye natwe muri iyi video yose, usobanukiwe neza n'akamaro k'umwijima wawe, ibishobora kuwangiza ndetse n'uburyo wawurinda. Ibisigaye ni amahitamo yawe. Gusa jyewe kwifurije ubuzima buzira umuze.